Lotarabona sansa ariko akabaje mu by'akakaka uzi kubaho mu buzima ukamara imyaka 15 urumva wibera mu kabari utasohoka mu kaya kuryohera nigare mu rugo ukarigurisha uwo muntu buryo umuciye miliyoni 2 ngo abireka burya yaziguha niyo barangazo ari nacyo cyatumye Imana ivuga ko wagira ngo mbere yo kubyuka umanjije gusenga amasaha 3 amavuta yo witeka aragusendereye ahubwo ni teraniro nzajya muri bisi naga haleluya kandi buri muntu ufite itangazo cyo mukundira ntago areba uruhande rumwe twamanjije kubwira abanyabyaha ko babohotse twaba abantu bose twabahaye amatangazo yabo ariko mbabarira untega amato mu gihe uri ku nyanja nta bantu bahari n'abasirikare n'inyanja nibikurwanya gusa ubutabazi bwo nta buhari ariko mu gihe ubutabazi bwo kwisi buranaje kubona ubutabazi bwo kwisi nta kigenda kubera iki ubutabazi bwo kwisi buragutabara bukagutabara bwageraho bugahita bunanirwa nyamahoro ndi mu kaga iyo uri mu kaga bagusohoye mu nzu ishuri bakwirukanye na minerivara umugore yakunaniye kukavuga ati nzarwubaka urumva icyo gihe uri umuntu udasanzwe ubwonko bwawe buba burenze ibitekerezo babukomeye cyane icyo kintu abantu benshi ntibakunda ngewe nubwo isi yose yamagurukira nubwo abantu bose banyanga nubwo byagenda gute ugomba guhagarara ahantu hirengeye aho ati nubwo abantu bakabarizwa dukontorera ikirere ko igihe rero bagati imvura ndayihagaritse nta muhanuzi wigeze avugira pfiriya ngo nigwe ibyo duhagaritse tugomba kubihagarika ibyo tubyuki ntihagire n'ubyegura twamize imyuka yose nk'uko ariyo yari yarayimize iba muri we wigeze wumva hari umuhanuzi apfira uvuga ngo ndayigushije reka nuko se batari barahubwa imyuka yose yari yarayimize kubera imbaraga zahagaze muri we imbaraga zabagaze muri we rero niyo mpamvu dutanze itangazo muri aka kanya turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo tubifuriza umugisha w'Imana aho muhereye hari abari mu Rwanda hari abari mu mahanga mwese mwahisemo neza kwinjira mu irembo ryera ariko kandi ndahanurira ubuzima bwawe udukurikiye nkubwira ngo ubuzima bwawe irembo ryawe ryari rikinze Imana irikingure kandi aho wari unaniriwe ubari nk'ubuhere imbaraga kandi aho wari wicaye wakiri nkuri guhagurutsa hari amatangazo tukuzaniye kandi ku itangazo nta kintu umuntu ajya yongeraho nta naritangaho ibitekerezo itangazo tuzanye nuko dayimoni agomba guhaguruka mu buzima bwawe nta kindi ntago agomba gutanga ibitekerezo ku itangazo reka da ubundi umuntu atanga ibitekerezo mu nama ariko ikintu bita itabi wabyemera utabyemera ubwo kiba ari uko cyagenze hari umwanzuro ufashwe rero yuko irembo ry'uyu muntu ryari rimaze igihe rigomba gukinguka akinjira mu irembo rye ikirere kimaze igihe gifunze kigomba gufunguka ku buryo amasoko yari yarazibye agomba kuzibuka umuntu wari umaze imyaka 15 umaze umwaka yaraguye agomba kubyuka iryo ni itangazo umuntu wari wishwe n'inzara umuntu wabonaga n'inzu kuyishyura bikomeye ibintu bigomba guhinduka ni ibintu bigomba guhinduka kandi uko ni ukuri ko twebwe turi intumwa z'Imana ikindi kandi ku muntu dukurikiye muri iki kiganiro itangazo gikomeje gutanga umuntu ari umwera ku isoko y'agahimano akanywera ku isoko y'inyuro akarya ibiryo abantu bamucyurira iryo funguro turarimenye yitegure nawe kugaburira abandi ibyo ngibyo ntabwo buzima tubwimutsemo uwamutoteza buriya nayo ngaho iratubwira ngo ibyashyise abantu babyibagirwe kuko Imana irarema ibindi bintu bishyashya kandi ubundi twebwe turahagaze ubundi niyo yarabuze ariko none ubu ngubu twebwe tugomba guhagarara mu cyimbo cye kandi reka nkubwire umukozi w'Imana tugomba guhagarara mu cyimbo tumira imyuka
imyuka y'abahanuzi, imyuka y'abahanuzi abari mu kibaya, abari ku gasozi tukayimira, kandi aribwo dukontorora ikirere. Kubera ko igihe rero yavugaga ati imvura ndayihagaritse, nta muhanuzi wigeze avugira epfiriya ngo nigwe. Ibyo duhagaritse tugomba kubihagarika, ibyo tubyuki ntihagire n'ubyegura. Twamize imyuka yose nk'uko ariyo yari yarayimize iba muri we. Wigeze wumva hari umuhanuzi epfiriya uvuga ngo ndayigushije? Reka nuko se batari barahubwa imyuka yose yari yarayimize, kubera imbaraga zabaga zimuri, izi mbaraga zabaga zimuri. Niyo mpamvu dutanze itangazo muri aka kanya yuko ubuzima bugomba guhinduka kuri uyu muntu byanga bikunda. aho kugira ngo umuntu aririre mu gihugu kitari ikiwabo agomeze ashaka ibyangombwa bamucunaguza, uyu munsi turabimuhesheje. Kandi sipiriye hari akantu nungutse, abantu bigirira icyizere. Urumva iyo witakarije icyizere urapfa. Iyo wiyumvishijemo kubereka ngo hakagira Moridekayi we yarabivuze, aravuga ngo urumva nitatuvuganira we n'inzu ya so muzarimbuka, ariko abayuda nta kizababuza gutabara, kandi nta butabazi bwari buhari. Iyo wumva yuko uri bupfe urapfa, iyo wumva yuko uzakena burya ntukajye wirirwa ushakisha ubuzakena, niyo wumva uri igihangange nk'icyo. hari abantu bateye bati ubundi reka tuvuge ko hariho igeno ry'Imana, hakabaho n'ibyo turema mu mitekerereze yacu. Igeno ry'Imana umuntu afite ubushobozi bwo kurihindura bitewe n'ibyo yiyumvamo. Ukavuga ati njyewe sinsanzwe, njyewe ndi igihangange, kandi ibyo ubyiyumvamo uri habi. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ume kumenya amahoro ndi mu kaga. Iyo uri mu kaga bagusohoye mu nzu, ishuri bakwirukanye nta minerivara, umugore yakunaniye, ukavuga ati nzarwubaka, urumva icyo gihe uri umuntu udasanzwe. Ubwonko bwawe buba burenze ibitekerezo, buba bukomeye cyane. Icyo kintu abantu benshi ntibakunda. Ngewe nubwo isi yose yamagurukira, nubwo abantu bose banyanga, nubwo byagenda gute, ugomba guhagarara ahantu hirengeye. Aho ati nubwo abantu batanyumva, ariko mu ijuru baranyumva, ariko ubundi mu ijuru bakumvishe, mu isi ntibakumve. Ijuru ritanga itegeko n'ibwiriza, isi yose ikakwikubita imbere. None se reka nkubaze, iyo umuntu amaze imyaka 15 ashonje, kuwa 16 akarya akanabisigaza, ubundi biryo biba byaraye mbere byabaga birishye, isuko biba byari birishye. Nagira ngo mubwire Sipiriya, hari igihe kizagera mu bintu twizeye, urumva byadushigaga tukabishaka tukabibura. Kandi buriya nimba hari ahantu nkunda ku nyanja, ku nyanja ndahakunda. Utuhakundira iki? Ni ahantu butari buhamagare mubyara wawe, ni ahantu butari buhamagare inshuti kuri telefone, ni ahantu uhagarara ukabona isi yose irakuzenguruka, ubundi noneho ugatangira kuvuga Imana nabi, ukavuga ati ubundi yinyica na kera, ariko Imana igahita ati kuki urupfu waruhushije ukanga. Sipiriya mbabarira tumanze duhanurira abantu. Umuntu uri ku nyanja atahamagara abantu, atahamagara mubyara, atahamagara mwene wabo, ugira ikintu muhanurira. Ikintu tugomba kumuhanurira ni iki? Ni uko hari imbaraga zivumbutse atazi aho ziturutse, zigomba kumutabara cyane. Agiye kubona Imana ikora imirimo, kuko abantu ntabahari. Sipiriya ariko mbabarira untega amatwi, mu gihe uri ku nyanja nta bantu bahari, ni abasirikare n'inyanja n'ibikurwanya gusa, ubutabazi bwo nta buhari. Ariko mu gihe ubutabazi bwo ku isi, buriya naje kubona ubutabazi bwo ku isi nta kigenda. Ati kubera iki? Ubutabazi bwo ku isi buragutabara, bukagutabara, bwageraho bugahita bunanirwa, bukavuga ati igihe twabikoreye turanananiwe. Ariko nagira ngo dutangaze, mu ijuru ntibananiwe. Haleluya. Mu gihe mu isi bamaze kunanirwa, urumva mu ijuru nibwo batangira gukora. Akazi kuri bo karatangiye. Kandi ntabwo dufite ubutabazi bw'ahangaha, nta mbaraga bufite, ariko ubutabazi bw'ijuru. Kandi iyo umuntu agiye gutabarwa
n'ijuru nta jambo aba afite. Yesu yabajije umugabo aramubaza ati mbese urashaka gukira? Undi ati nabishakaga ariko singira abantu. Mu gihe rero nta bantu bahari Yesu warahari cyane. iyo byageze aho hantu urabaza uti se nkora iki? urumva biba bikomeye cyane. ati nkora iki kugira ngo ndague ubwami bw'ijoro? icyo ni ikintu abantu baba bakwiriye kuba batekereza kugira ngo birememo icyizere, kuko ubundi hari abantu Satani yica batari bapfa, akakwica n'ubundi ukigenda. n'ubundi hano ku isi hari abahemukiye, hari abo yicira mu ijipo, umuntu akaba ari mu ijipo ariko yarapfuye. reka nkubwire uvuze akantu karyoshye. amahoro Yesu atanga atandukanye n'ay'ibintu, kuko hari abantu baririye mu ijipo, hari abaririye mu etaje, hari abajya kumva kiyuzuza ngo imitsi y'ubwonko iraturitse, ariko umuntu udafite namba akaba barimo kuvuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kandi ufite etaje abura gatoya ngo apfe ananagiye cyane. uru rupfu rero narwo naje gusanga rutagira isoni, burya kugira ngo upfe uhagaze wapfa ukigendera, kuko umuntu aba ananiwe cyane. abantu barira bakanihanagura, ariko uzi ko iyo upfuye uhagaze uriza abantu mu buryo buhoraho. hari n'ubwo abantu baba bagira ngo uriho kandi waba ubizi ko wapfuye. urumva abantu bakakubona mu ijipo nk'iyo wavugaga, ariko wowe wakwitekereza ugasanga umuntu ari mu ijipo n'itaje byose, ariko ibyo byose bihagaze miliyari 3 warimo 8. wajya umureba ukabona ni umuntu uteye ubwoba, wamwaka 1000 akakikwima, kandi we uramwaka 1000 warimo miliyari zingahe. urumva biteye ubwoba papa wanjye. niyo mpamvu rero reka nkubwire, amahoro abantu bakeneye guhabwa amahoro y'umwami wacu. niwe wenyine ufite amahoro asendereye. Bibiliya iravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntanarondoreka, ariko ikindi kiza ngo ajya ahumuriza abantu bayafite, utayataye ntushobora kuyakurwaho. iyo ni inkuru nziza cyane. inkuru nziza cyane. twanzika mu kiganiro cyacu twahise tujya mu mwuka, kuko twarimo gutanga amatangazo yihutirwa cyane. ujya wumva no kuri radiyo bavuze ati itangazo ryihutirwa ibindi birahagarara. ibyo naryo ryihutirwa. tujya kubwira umuntu wabaye ko birangiye kuva hirya y'ejo. ariko reka nkubwire, umuntu ufite amahirwe n'urumva ibi, kuko burya ntabwo itangazo rigenewe waryumvishe, ntabwo rigenewe utaryumvishe. yari afite amahirwe. nazindutse nanjye nimvamo nyine amatangazo, ari nacyo cyatumye Imana ivuga ngo wagira ngo mbere yo kubyuka umanjije gusenga amasaha 3, amavuta y'Uwiteka aragusendereye. ahubwo n'iteraniro nzajyaho muri iyi minsi. kandi buri muntu ufite itangazo cyo mukundira ntabwo areba uruhande rumwe. twamanjije kubwira abanyabyaha ko babohotse, abantu bose twabahaye amatangazo yabo. tarabona sanse, ariko yakabaje mubwira aka kantu, uzi kubaho mu buzima ukamara imyaka 15 urumva wibera mu kabari utasohokamo kuryoheye, urumva n'igare mu rugo ukarigurisha. uwo muntu burya umuciye 2,000,000 ngo abireka burya yaziguha. niyo wamukize rero cyane. nawe tumuha itangazo ryo gusohoka, nasohokemo kuko hari imbaraga zije kumubata. hari imbaraga zigiye, kandi ubu nta mwanya tugifite wo gukina n'icyaha. icyaha kiri kutubona kigahunga kubera imbaraga z'Uwiteka zitwuzuye. urumva z'ikiyaga kiri kwirukanka. indwara, reka nkubwire Cyprien, hari akantu ntagishaka. hari ikintu cyabaye kuri Pawulo mu byakozwe n'intumwa. hari ahantu basanze umupfumu umwe, ariko umupfumu aravuga ati ko muzi ko dutunzwe n'uyu mwuga, ariko hakaba hari imbaraga zadutse muri iyi karitsiye zitwanya akazi kacu, murabona tukwiriye gukora iki? ni ukuvuga ngo rero dufite abantu bameze batyo. iyo bumvise uri umuntu w'Imana wahagurutse, baravuga ati ntitumukunde, reka dushaka ibintu bimusebya kugira ngo ataza akatwicira akazi. aho niho
nicyo kibazo turimo duhangana nacyo. none se ufite umwanya wo gusaba kubera ko watanze ubutumwa bwiza. ndabizi se icyo nacyo cyaba ari ubuyobe. gusaba kuko wamuze ubutumwa bwiza. njyewe nyikizwa ndabyibuka najyaga ntwara Bibiliya mu ikote kugira ngo hatagira umuntu uvuga ko nakijijwe, kuko gukizwa urabibona abantu baravuga bati yabaye imbwa byaranye. urumva ariko ubu ntabwo dutanga isoni n'ubutumwa bwiza, ahubwo twambaye imbaraga kubera ubutumwa bwiza. kandi ubutumwa bwiza ni ububatura abantu. naho bwa butumwa bwiza butanga morale ntabwo bukenewe. hakenewe ubutumwa bwiza bubatura. dukeneye abantu bava mu byaha abantu bakabahoka. kuva mu byaha no kubahoka n'izo ntego ebyiri, kuko Yesu yaravuze ngo mubwirize ubutumwa bwiza kandi mubwirishe ubugwaneza, mubabwire ko imbohe zibohowe n'umwaka w'imbabazi, ko n'abafunze bafunguwe mu izina rya Yesu. abantu nka bane bunamye ku muntu ngo bari kumusengera, buriya ni ubuyobe. Yesu yaravuze ngo ibi bimenyetso bizagendana n'abizera, nuko bazarya ikintu cyica n'ikigira icyo kibatwara. none muganga we ati ntimurye inyama ziri mu byica, none uko muzarya ikintu cyica n'ikigira icyo kibatwara. muganga ati nimunywe isukari ni uburozi. ikibazo abantu bari inyuma ya Bibiliya, turimo turagenda iruhande rwa Bibiliya, ariko muri Bibiliya n'icyica nacyo tuzakica ikigira icyo kibatwara. niyo mpamvu uyu mwanya njyewe ngomba kurya inyama, ngomba kunywa isukari, kuko nicyo kiri mu bimenyetso bigendanye n'abizera. ni ugukandagira inzoka tugakandagira na sikoropiyo. ariko umuntu arabona igikeri akavuga ati nyamuna munsobanurire iby'iki gikeri, ndabona bidasobanutse. icyo ni ikintu abantu bakwiriye kuba. muri Bibiliya mo imbere harimo haratubwira ngo amahanga tuzayaguza, azatuguza ntituzayaguza. ariko ugasanga turararikira kuguza abantu, ahubwo twebwe ntituri banka. tugomba kuba umuyoboro wa banka. ugasanga abadayimoni turabirukana iminota 15, oya ni ukuvugana nabo bagahunga. nta mwanya munini wo gupfusha ubusa, tugakora n'iyindi mirimo. reka dusengera umuntu amasaha 2, uwo mwanya turawufite. reka uwo mwanya ntuhari. na Yesu uzi ko na Yesu uwo mwanya atawugiraga. ntabwo yaravuga ngo dayimoni muvemo, agakomeza akazi akikomereza ibindi. nazo tuzarambarara ku muntu amasaha 2, abandi bantu bagenda mu mutwe. ibyo bintu rero ni ukugenda iruhande rwa Bibiliya, ariko ntabwo buri muri Bibiliya. muri Bibiliya irategeka ni vuba vuba. hari n'ibindi yavuze ngo rero n'ibyo ngibyo ngo muzakandagira inzoka na sikoropiyo. ngo nta kintu na kimwe gifite umumaro buzagira icyo kibatwara. ariko abantu bose ubonye injangwe arimuka. umuntu yaba atuye mu rugo ati hano barandoga ati reka nimuke. ariko ubundi reka nkubaze, ahantu wakwimukira hataba abarozi ndihe ko bose bahari? ahubwo ikintu cya mbere kiba gikwiriye gukorwa ni ukugira imbaraga zimira bya bintu, zimira uburozi, zimira amagini, zimira ibitega. ukaba muri karitsiye ibitega byo bikabwira ba nyirabyo bati twimuka hano ntabwo tuzahaba, kubera imbaraga zikurimo. inama y'abafite ibitega muri karitsiye igaterana, ariko igateranira guhunga. urumva ariko wowe ntuhunga. ariko zikwiriye kumva ngo wongere ngo ndimutse ngo barozi baranzengereza. ubwo urizera warakijijwe ariko ntibizera. uwizera muri karitsiye amagini agomba guterana, kavuga ati twimuke hano hantu harimo umuntu w'Imana. haleluya. akavuga ati duhunge. kuko ngo hari umuntu ngo wari uzi kuburana, ngo aburana na Paul, ariko ngo Paul ngo abona ngo kuburana nawe koko ntibiri bukunde. Paul aramubwira ati wa mwanzi w'Imana we ngutegetse guhumaka ka mwanzi. nizo mbaraga tugomba kugendera nawe nituguma muri uru abadayimoni bazadusuzugura. abadayimoni tumaze guhabwa imbaraga zo kwirukana, zo gutenga. hari ibintu mwebwe n'abayobozi b'itorero mukora ngo gutenga. tugomba gutenga abadayimoni, tukabatenga bagahunga. waba utuye Kabeza bakimukira ku Gisozi, abo ku Gisozi bagahangana nabo. nimba nta munyembaraga utuye
hano twaba abadayimoni turabirukana ntaba hari n'ibitega n'amagini muri karitsiye dutuyemo bagomba kumenya yuko hageze izindi mbaraga ariko reka nkubaze umwanya Idatani hari ibitega byari buhature aho Elisa yari yarashinze ibirindiro none wese Piriye utuye ahantu hepfo ibitega birahari abantu begeranye barwanya ibiti uzi ko ngiye kuzakora ubushakashatsi bwo kubaza ahantu abari abapotere bagiye batuye ukamenya bafite ibiganza bishyushye biriya biganza aho usanga akenshi birimo n'abadayimoni ubundi dayimoni ntiyirukana indi dayimoni ntiyirukana indi ahubwo zirashyigikirana rero abantu baba bafite dayimoni kenshi usanga akubita umuntu hasi agakirira ariko yagera hirya bikongera bikamufata biriya ni ibintu bita kwemeza yanjye iyo yose agukijije agukiza gukiziwe ukiri ugiye ahubwo abenshi ngo iyo babakubita hasi bakagenda nk'inzoka ariko ibibazo ubonye umubyeyi wawe yagaraguritse agaramye hariya birakirikirika Yesu arategeka bikakuvamo bikagenda ntabwo bigukubita hasi rwose ubona ko ngo hari amavuta abantu ngo basiga abantu yavugaho iki teoje ariya mavuta Bibiliya irayemera ikayemera ku ntumwa kuko Bibiliya iravuga ngo umurwayi bamusiga amavuta ariko uribaza amavuta abantu bari gusiga abantu ni bwoko ki n'ay'Imana n'ay'Imana cyangwa ari n'ibindi bintu nicyo kibazo kuko iyi minsi irimo ibintu bisa nk'akarindagiza harimo imvange ariko izo mvange na mbere zahozeho ahubwo Paul yari afite ubushobozi bwo kuvuga ngo wa mwanzi w'Imana utegetse guhuma kandi imbaraga y'Imana ntirwanya indi ntabwo irwanya indi yaba ari Imana uriya mugabo yakoreshaga ntabwo yari guhuma ahubwo tugomba kugira imbaraga zimira izindi mbaraga wagera mu giterane sipiri kirimo umuntu utari kuvuga Imana neza cyangwa utayikorera imbaraga ze zigahagarara ahubwo Imana igomba kugutuma ukamera nka Elisa kuko Elisa yajyaga ngo kubera ingabo zari zimugose nyinshi kandi z'amagare n'amafarashi by'umuriro ngo byatumaga ajya kwiyenza kuri ziriya ngabo z'Abasiriya natwe tugomba kujya mu biterane tukajya bitari n'Imana tukajya guhagarika imikorere yabo twajya mu masitade bajya kwishakisha bikaba ibyuma bigashirira imbaraga zo gukora ibitangaza zigahagarara dukwiriye kugira abanyamasengesho nk'abo bakajya bajya mu biterane bakavuga ati ariko wagize ngo Imana ikeneye abanyamasengesho ikeneye umunyamasengesho ikeneye umwe ntabwo ikeneye babiri uzi nka Eliya abonye nk'akanya agatemberera nk'intabwo urwara pasiteri bagwa mu gihombo yahita avuga ati izi mbaraga zikora ibitangaza nzihagaritse imyaka 3 ati n'ubikora ahinduka ikiragi kuko hari ikintu Satani yadushukishije uratubwira ngo nidusenga tuzapfa tuzabura ubwenge bituma dayimoni imara imyaka myinshi ikora mu gihugu numva kubera yuko Satani yateye abantu ubwo baravuga ati nimusenga cyane abana ntibazarya nimusenga cyane ibi abana ntibaziga none abantu bararindagira hirya no hino amafaranga ntiyaboneka amasengesho aba make byose biburira rimwe maze dayimoni koko iragenda irigaragambya yigaragaza umusozi wose nk'uko Goliyati yamaze iminsi 40 yari uri ku gasozi yari kwivuga niko dayimoni iri gukora ariko twinjiye mu mbaraga twayifatira ibyemezo ariko nayo ndumva hari ibintu turi buhitangaza ubu ni ukuvuga nka Eliya aje mu by'ukuri aje
nko mu Rwanda aje mu Rwanda n'abakozi b'Imana yahita batenga akabajyana mu masengesho y'iminsi 40 abo akajya agira gutyo byibura akabaha icyayi rimwe mu minsi nati mudapfa ariko mwongere musubire ku gicaniro ahubwo yaba babari ubwo baba koko barakoreraga Imana ariko harabo kuko urabona yabwiye abahanuzi baba yari n'abashera ati mureke twere kuvanga abantu muze tugende tugaragaza Imana atabakosa turi gukora nuko twavanze abantu ibintu bisobanuye muze tugaragaza Imana ngo bageze hepfo baravuga ati rero muri mwebwe mubanza uko muri beshi ariko buriya nuzariya Eliya yari umuhanga urabona kubera ko yari umwe gutunda amabuye 12 byari kumuvuna ariko arabwira ati rero gebwe nibugende buzane ayo mabuye muzane n'inka urumva no kujya kuvoma kaza gasuka byari kumurushya arabwira ati bwebwe beshi niwe bari mwe mubanza ati kuko n'Imana irazi ubwo kumumvira vuba vuba barabanza arabimukorera aragera arabwira ati rero reka kwizana umuriro baragerageza biranga barekebagura biranga uyu munsi Eliya aragari n'abahanuzi batarababa yari b'Imana nibo barindira kwikibagura kuko ntabwo Imana iri kubumva ntabwo byitse muri bo we ntabwo wambwira ngo inzu ngo bakwirukanye mu nzu sibyo wabuze minerivara y'abana urumva ngo nurangiza ngo urahamagara Imana ntabwo umuhamagaro urumva wabaye muto ibibazo bijya hejuru urumva kandi umuntu usenga bya nyabyo agomba kuba afite imbaraga no mu gihe n'ibyo byago bihari no mu bihe ubundi ibyo bihe ibyo bya nyabyo byakagombye kuba ubwo ubonamo Imana kandi kuba umuntu w'Imana ntibinavuze ngo umujuje ibisubizo byose hoya ushobora no kuba umerewe nabi ariko imbaraga ufite muri karitsiye ziteye ubwoba abantu benshi bakunze kurebera ku mbaraga z'amafaranga aho ahagarara ku mafaranga y'akavuga rikijyana reka burya abavugishwa n'amafaranga ariko nta Mana iri kuvuga ntabwo Imana ivugishwa n'amafaranga ntabwo ivugishwa n'iki nta kintu namba kikanga ahubwo ivugishwa n'umuntu wikonegise urumva iryo jambo wikonegise n'Imana Imana ntabwo ireba ngo umuntu ngo yambaye nabi Imana ntireba ngo wambaye neza hoya ese warikonegise ufite konegisiyo n'ijuru Imana imanuka yirukanka kandi Imana ntigira intege nke ariko nabonye ahantu igira intege nke ako kantu urakumvisha Imana ntigira intege nke wari ukivuga uti hari ahantu Imana ifite igigira intege nke narindi kukubwira ni Imana ntigira intege nke ntigira ariko hari ikintu kimwe kitera intege nke iyo abantu basenze barekonegise bamaze kwiyambura icyaha biyambuye ubwoba bw'isi ubundi bagasenga ubundi Imana hari ikintu kimwe iba mu cyubahiro abamarayika bararirimba ariko iyo abantu basenze zituvuga ati muhagarare ndumva intege nke uriya muntu atari yatabarwa ibintu byose biba bihagaze ikintu gitera Imana intege nke igahaguruka ni uko abantu basenga bari gusengera mu kuri no mu mwuka kandi bagasenga mu bidashoboka kuko Bibiliya imva ukuntu ivuze biravuze ngo ab'itorero bagize umwete wo gusenga marayika w'Imana ngo yaje akira inzugi zikinze n'amadirishya akinze tumanze duhanurira abantu ngo ahantu hose hakinze mu biro hakinze mu mabutike hakinze mu mabanki hakinze Imana yakoresha imbaraga zidasanzwe ikaza gukemura ibibazo byabo haleluya kandi Petero ngo yarabashywe mu buryo budasanzwe aboheshejwe iminyururu amaguru n'amaboko arinzwe n'abasirikare 16 ariko mu ijuru imbaraga zaraje kugeza uyu mwanya nta kintu kikugose kiruta uko Petero yaragoswe ariko Petero yarasohotse aridegembya tunagira ngo mbwira umuntu ukomerewe umuntu umerewe nabi umuntu ufite ibibazo bimuteye ubwoba umuntu ubona isi n'ijuru bimwicaye hejuru mubwire ngo ugiye kwidegembya haleluya
haleluya mubwira ngo agiye kwidegenza byanga bikunda hano hitwa ku irembo ryera irembo ryera rirafungutse abantu nibasohoke bidegenze Herode yumirwa umurozi yumirwa abagome bumirwa abanzi be bumirwa kubera iki arimo aridegenza kandi abantu bari bazi yuko byarangiye kuko intege nke z'Imana ni imbaraga z'abantu haleluya intege nke z'Imana nizo mbaraga z'abantu umuntu umaze igihe kirekire arwaye umuntu mbese kandi Imana ikora hahandi n'isengesho ryahagaze umva akantu gato Abisirayeli bari muri Shushani ntabwo basenze ngo baraborose Imana ibwira Mose ngo haguruka ujye muri Egiputa kunyurira abantu bataha iwabo ntabwo basenze bari bamishye iyo ugeze ahantu ho kuniha ukagera ahantu ho kuvuza induru ukagera ahantu ho gutaka burya iyo usenze ntiyumva ari igihe usenga ikanakwihorera ukaboroga ikakwihorera ariko iyo ugeze ahantu noneho utakigira ijambo none wajya kuvuga ati ariko ku iby'ideni nabivuze ejo ndabisubiramo ese kuko indwara nyisengeye imyaka 15 ndabisubiramo ugakumbagara haleluya nibwo Imana izimbuka nk'intare ikaza yirukanka ikaza ifite umuvuduko udasanzwe ije kuguhagurutsa kandi hari icyo nakundiye Imana kuruta muganga hari icyo nakundiye Imana kuruta muganga yagiye kugukiza gake gake kakubwira ati tutunini dutunywa gake nyuma y'iminsi 7 ariko Petero akoreshejwe na Yesu yasanze ikirema kiri ku irembo arakibwira ati ngutegetse guhaguruka nona ntabwo uzajya uhaguruka witonze ndavuze ngo haguruka nona kandi ngo kigihaguruka nona cyagurutse kitera hejuru kivuza induru kandi ibintu Imana ikoze abantu babijyaho impaka bamwe bati nibikoze abandi bati sesiyo bati burya yari muzima yariyoberanyaga hari n'umuntu ufungura butike bati yarijijishaga yari afite amafaranga Imana yibikoze abakajagari haleluya amen turagira ngo Imana iteza akajagari mu baturage teza akajagari muri karitsiye abantu bavuga bati nta muntu yari umunyabyaha n'ubu aracyariwe ntarahinduka kuko Paul yari umunyabyaha mubi abantu bamubona barimo gusenga bati twirukanka n'ubundi aradufata kandi yarakijijwe abantu bakumara buri mare bagiye gukizwa kandi sipiriye kubera turimo kwanga gusenga kugira ngo duhagarike aya madongo ari kwivugisha hirya no hino ugasanga umuntu afite dayimoni arimo arasoma amazina y'abantu babwira amarangamuntu ubundi barakubwira amazina yawe warayibagiwe barakubwira amarangamuntu yawe warayitaye ese kuri mituweli ntiriho kuri amanomero ntiziriho ayo madongo nitwanga Imana irahagurutsa ba Pawulo b'abanyabyaha bamaze imyaka 15 barenganya ubwoko bw'Imana baze bakora ibyatunaniye kubera ko dayimoni irimo iravuga kandi ikavuga mu izina ry'Uwiteka none tugomba kuyifatira icyemezo muri uru Rwanda ntihongere gukora n'umunsi wicecekesheje ntabwo tuyicecekesha mu magambo ahubwo turazenguruka dufata icyemezo haleluya kandi tugomba gutanga amatangazo ya nyayo afatika naho bya bindi ngo urabona ngo Mana Nyagasani ntabwo Imana ifite umuntu ukiri gusenga ntabwo Imana iri kumwemera ahubwo Imana ikeneye umuntu ufite ibyemezo kuko n'ubundi umuntu ukiri gusenga Imana bivuga ataracyari muto wese piri ugomba gutangaza aho batuyereye uyu munsi nta muntu uzongera gusoma amazina y'abantu ari mu rusengero aravuga amazina y'abantu twamubwira ko abantu babaforomase akaba ari kuyabibutsa ariko ubundi iyo wumva birabe muri mu rusengero uba wumva ikiwowe n'ubuyobe ntabwo ari ubuyobe dayimoni irashaka ngo kwemeza abantu kugira ngo icecekeshe abafite umwuka wera none wowe akiza Imana sipiriye umuntu araje arakwibukije baraguforomase ari kubikwibutsa arakubwira nomero zawe z'irangamuntu warayitaye cyo ni ikibazo gikomeye ariko izo mbaraga tuzifatiye hejuru y'iki kirere nizihagara abakozi b'Imana biravuga ngo tuzagenda mu mpinga y'imisozi dukontorora ibibazo byose biri hariya abarozi bidegembeje turi gukontorora mu mpinga y'imisozi wenda
ubutumwa bwihariye wabwira abantu badukurikiye muri iki kiganiro twerekera ku musozo? ubutumwa bwihariye nabwira abantu naho abanyamasengesho bajye mu masengesho basenge, nibibananira bajye gucuruza, ariko umunyamasengesho abe wa munyamasengesho ufatira icyaha icyemezo, ufatira ubukene icyemezo, ufatira amagini muri karitsiye icyemezo. Kandi mbwira n'umuntu utarakizwa haracyari amahirwe, haracyari izindi mbaraga. tubwire umuntu urwaye ko hari imbaraga za Yesu zamubatura, agahaguruka akirukanka hakagira ubuzima, kandi ubuzima Imana igiye gutanga nubwo gukorera Imana, amafaranga Imana iha abantu nayo gukorera Imana, imbaraga Imana iguhangukire nizo gukorera Imana. Ubwo ubutumwa bwihariye twaha abantu. Yesu aguhe umugisha. Ushobora kuduha nimero yawe mu buryo bwihuse? 0788 42 49 75 9. Amen.